byinshi, ariko muri rusange icyo najya nibagirwa ni urupfu rwa bashiki banjye babiri batoya, ku buryo akenshi mpora ntekereza ko nzongera ngahura nabo, kuko uretse kumva ko bapfuye ntabwo nababonye, uretse kumva bambwira ko babataburuye, ntibabataburiye mpari. Hari igihe ntekereza ko nzabyuka mu gitondo nkongera ngahura nabo. Ni ikintu rero kimara ku mutima cyane mu byabaye muri Jenoside. Impamvu ari byo byangumye ku mutima, umva bashiki banjye umwe yari afite imyaka 7, undi afite imyaka 3 n'igice, ku buryo mbere y'urupfu rwabo amasaha make twari turi kumwe ahantu mu rugo twari twakiriwemo, ariko mu rwego rwo kwirengera mbasha kuhava ndabasiga, ku buryo mpora ntekereza ko aho nabasize bakomerejeho ubuzima. Marezuma amakuru yizewe arahari ko bapfuye ndetse baranabataburuye, ariko urumva ni nk'aho mfite misiyo ntarangije. Ni wari mukuru muri bo, nakwiye kuba narabarebereye, nubwo ntari mfite ubwo bushobozi, ariko urumva umutima uhora ubigarura. Uko nabayeho nyuma ya Jenoside, urumva Jenoside yarangiye mfite imyaka 12, nisanga nta muryango nkirukira, ntawo kundengera uhari, biba ngombwa ko nisanga ngeze muri Oroferina, yari mu karere muri komine Ngoma mu Isave. Ubuzima bwaho burangora, burananira, ku buryo ntamaze icyumweru kimwe bitamava. N'abandi bana turi mu rungano rwacu dufata icyemezo cyo kuza i Kigali. Nisanga i Kigali nta muntu mazi, njya nkunda gutebya ngo nabaye mayibo muri Kigali, none ngitunzemo inzu. Mba mu buzima bwo kurorongotana, mba mu mafamiye atandukanye, biza kugera aho mba muri Oroferina y'abantu bihaye Imana, nibo bandeze kugera ndangije segonderi, ndangije kaminuza, ndetse ubu nkaba ndi umupapa ufite abana 2, ufite n'urugo rwanjye birumvikana. Kubabarira ubwabyo bibohora umutima w'ubabarira kurusha no kubohora ubabariwe. Njyewe nakiriye ibyatubayeho, kwakira ko twicaye n'abantu tuzi n'abandi tutazi, imitima yacu yarabohotse, twarababariye rwose. Nubwo barimo abatarasabye imbabazi, nubwo harimo abatemera ko baduhemukiye, ariko mu rwego rwo kubohora imitima yacu twarababariye kugira ngo ubuzima bukomeze kandi bugende neza. Igihugu cyiyunze ni igihugu kirimo abaturage bashyize hamwe, hatarimo ivangura rishingiye ku bwoko, ku karere, ku ndeshyo y'umuntu, ku nkomoko. Igihugu giha amahirwe abagituye bose ku buryo bungana, kitaheza bamwe ngo kigire abandi kigenera opportunité badakwiye. Ni igihugu muri make gihuriza hamwe abanyagihugu bose, bagabona amahirwe angana, bakazamukira hamwe, bagafatanya kubaka igihugu no kugiteza imbere.